iyi nkuru iragukora ku mutima. Iyi nkuru ni inkuru y'icyigisho kandi irimo isomo. Mu bantu bibaho kandi abantu barahinduka. Ese wakwizera umuntu? Mbese wakwizera uwo ubonye? Ni ryari uzizera umuntu mwiza? Ni ryari uzabona umuntu mwiza? Mbese abafite ikinyabupfura bose tubizere? Mbese abasenga bose tubizere? Andika muri komenti niba ari ngombwa ko bizera. Ndagushimiye. Kurikira wumve. Uyu musore yitwa David, umusore ukunda gusenga, umusore ukunda kubaha Imana. Yagize n'amahirwe avukira mu rugo rusenga, urwo rumutoza Imana. Akora akunda Imana ndetse akunda n'abantu. David yangaga icyaha ndetse akanga n'abagikora. David yakundaga abamuruta, abaruta, abari mu rungano rwe, abasaza bose yarabubahaga. David yari afite ikibazo cy'ubukene. Yashakaga amafaranga ariko ntayabone. Agahora asenga Imana cyane, ati Imana mu ifunguro ry'uyu munsi. Umunsi umwe we yatemberaga, yaje guhura n'umusaza. Umusaza yari yikoreye imifuka 6, 4 mu mugongo ndetse n'ibiri mu ntoki. David yakundaga gusenga, David yakundaga Imana, David yakundaga gusoma Bibiliya. Abonye umusaza amugiriye impuhwe, aramubwira ati muzehe, wankundira nkagutwaza kuko ndeba unaniwe? Umusaza ati mwana wa, aho njye ni kure ntabwo wabishobora. David ati ese urajya hehe? Umusaza ati ndarenga iriya misozi 5 ureba hariya, ariko gusa ndihangana kandi bigezeyo nubwo bigoye. David mu gahinda kenshi, umuntu watojwe ikinyabupfura, aramubwira ati muzehe, zana mutwaze. Basumye mu mugongo naho twari tubiri mu ntoki. Hariya hantu ni kure ntabwo wagerayo. Umusaza arebye umusore, abona umusore ni umuntu mwiza cyane, umusore ukunda gusenga, kandi amubonamo umusore ufite umutima, umusore ufite ikinyabupfura. Muzehe yamuhaye imifuka arayimutwaza, nuko bagenda baganira. Bageze imbere, umusaza atangira kunanirwa. David arihuta kugira ngo agire amasaha aza kugarukiraho. Umusaza yatangiye kugenda ananirwa, nuko atangira kugenda asigara mu nzira. David ageze imbere, akebutse inyuma, asanga umusaza yasigaye yananiwe. David asubira inyuma, agenda abaza muzehe, dese muzehe, ko ndeba uri gusigara inyuma? Umusaza abwira David ati mwana wa, erega ndashaje, mfite intege nkeya. David agahinda karamwica, aramubwira ati muzehe, zana n'uwo nguwo ngutwaze. Umusaza arabyanga. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo n'izindi nkuru zizajya ziza zijye zikugeraho mu ba mbere. Umusaza aramubwira ati mwana wa, ese nkwizere? Hano harimo ubutunzi bwanjye, ubutunzi buzantunga kugeza mpfuye. None mwana wa, ese nakwizera niba umufuka usigaye nawe nkawuguha? David arasubiza umusaza ati muzehe, nyizera kuko nubaha Imana, nanga icyaha, ntabwo nagucumuraho kuko bizantunga Imana irabizi, ntabwo nahemuka. Umusaza abwira David ati mwana wa, ntabwo nakwizera
twara ibyo ufite, nubwo nabyo ntabyizeye neza, ariko tugende nta kibazo. David arakomeza aragenda, ariko agerageza kwereka umusaza ko atahemuka, atanabishobora, ndetse yanatojwe ikinyabupfura, anatozwa umutima mwiza yuko atahemuka. Bageze imbere, David akebutse asanga umusaza nanone yasigaye. Amurinda, arangije abwira muzehe ati, mbese muzehe, wankundira ntabwo twaza n'usigaranye? Muzehe, winshidikanyaho. Muzehe, nizeye, ntabwo ndi mubi, kuntekereza ntabwo ari kundi. Muzehe amureba mu maso, aramwitegereza, arangije abona ko ari umusore mwiza koko, aramubwira ati, mwana wa, akira n'uyu mpazi. Bagiterera umusozi, bageze hejuru, David akebutse asanga muzehe yasigaye. David mu gahinda kenshi asubira inyuma ajya gusa kureba umusaza, asanga umusaza yicaye araruhuka munsi y'igiti yananiwe. David abwira muzehe ati, muzehe, ndabona ukomeje kunanirwa, sinzi ikintu nagufasha. Muzehe arambwira ati, mwana wa, nakwizeye kare, iyo mifuka ureba irimo ubutunzi bwanjye buzantunga mu minsi y'ubuzima bwanjye. Mwana wa, ngaho genda, nurangiza uyu musozi ugeze hejuru cyane, wicare uruhuke, nanjye untegereze ndahagusanga. David ariyumvira, yumva ko bitashoboka ko asiga umusaza, ariko arongera aratekereza, reka kuri ibyo amubwiye, agenda amutegerereze. Umusaza ati, ugenda ndaje. Umusaza yaricaye, David nawe arazamuka, ageze aho umusozi urangirira, David aricara nawe araruhuka. David aratekereza, ariko undi wa mugani, ibi bintu umusaza mpaye, iyi mufuka mpaye, undi ni iki? Agatima karariha, atangira kugira amatsiko y'ibirimo, nuko atekereza ko harimo ubutunzi koko. Yarapfunduye, arungurutse, asanga arimo amabuye ya zahabu. David aratekereza, amabuye ya zahabu angana gutya ni menshi cyane. David aratekereza, ese koko ayo mabuye nayatwara? Ese buno butunzi nanjye bwantunga? Ariko sinaba nkoze icyaha? Oya, ntabwo nayatwara. Oya, nako numva nayatwara. Uko niko yatekerezaga. Mu minota 10 ishize, abona umusaza ntabuje. David aratekereza ko namaze iminsi asenga, asaba Imana ifunguro ry'umunsi, asanga ko Imana imuhaye ifunguro ry'uwo munsi. Aravuga ati, wasanga Imana ari ingaburiye, n'ubundi uyu musaza ntabwo azabirya ngo abimare, kandi n'ubundi uyu musaza ndabona ari umuntu ushaje, isaha n'isaha ashobora gupfa, ariko nkanjye ukiri muto bibyantunga, harongora umugore mwiza nshaka, ndetse kanubaka n'inzu nziza, kanagenda mu modoka nziza, kagira n'amafaranga menshi. David yavuye ku izima, ya mifuka yari kureye yose, nuko ayitambikana iwabo arayijyana. Ageze mu rugo n'ibyishimo byinshi, ajya mu nzu, arakingura, ajya mu cyumba, nuko atura umutwaro yari yikoreye, arishima, atuma ndakize birarangiye.
yafunguye umufuka wa mbere arebye asangamo urupapuro, impapuro zuzuyemo. Apfunduye uwa kabiri asanga impapuro zuzuyemo. Apfundira imifuka yose asanga impapuro zuzuyemo. Asomye urupapuro rwa mbere asanga rurimo ruramugaya, rumubwira ruti, musore mwiza, wari mwiza koko, witondaga, wagaragaraga neza nk'umuntu ufite ikinyabupfura. Iyo mifuka utwaye yari irimo ubutunzi bwose bushoboka, bwagutunga wowe musore, kandi nanjye bukantunga. Maze igihe kirekire ubunsaba, haba mu gitondo, haba saa sita, haba na nimugoroba, uko wasengaga uhabara kubunsaba. None musore, ubutunzi nari nabuguteguriye, ariko butwaye nabi. Isengesho ryawe ryangiragaho buri munsi, nabonaga agahinda ufite, ariko aka kanya ntabwo bukiri ubwawe. Uhiramo kugize iyo neza, ubwo butunzi bwawe ubwawe, ariko aka kanya ubu nta kintu gifite. Musore, ubu uzize iki? Ko witondaga, ko wifashe, muri aka kanya uzize iki? Umusore ararira, ariko arihanagura, aricuza, ariko bitagishobotse. Kora subscribe, like, share ndetse na comment niba wumva ino nkuru